Haleluya. Turongera gushimira Imana y'urukundo rwinshi n'imbabazi nyinshi n'ubuntu bwinshi. Imana idukunda, Imana itwitayeho. Turabura rwose iminsi mikeya cyane ngo uyu mwaka urangire. Uyu munsi n'undi mushya Imana iduhaye. Ndatekereza ko ubanziriza iminsi ibiri ya nyuma kugira ngo dusoze uyu mwaka. Nshaka kuvuga ku cyuzuzo cyo gutunga Kristo. Iyo Kristo afashe icyemezo cyo kugira ibyo asiga, hari igihe kigera Kristo akiyemeza guhaguruka. N'iki cyahagurutse umwami w'abami? Ikintu nzi ni kimwe: iyo Kristo afashe icyemezo cyo guhaguruka, icyaje guhangana nacyo byanga bikunda kiba kigiye kujyaho iherezo pe. Believe me. Tekereza urwego Kristo ageraho akiyemeza kugira ibintu asiga inyuma, akavuga ngo noneho ngomba guhaguruka. Number one, ikintu cya mbere gihagurutsa Kristo ni ukujya gushaka intama zazimiye. Aho waba warazimiriye hose, aho ubuzima bwawe bwaba buri hose, aho ubwabawe bwaba buri hose, n'ab'inzu yawe n'ab'umuryango wawe, Kristo aracyababara mu mukumbi we. Nta na rimwe ajya yiyemeza guhaguruka atazi neza icyo agiye gukora. Our God is a God of purpose. Igihe cyose Imana yiyemeje kuza gukora mu buzima bw'umuntu, ntabwo ari impanuka iba ibaye. Imana yacu ni Imana igira umugambi munini, kandi umugambi wose Imana ifite uba urimo intego. Igishoro cyose ishyize mu buzima bwawe iba ibona neza ko hari inyungu ugiye kugira mu bwami. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo twahinduwe ku bwoko bw'abami n'abatambyi. Ntabwo ubwami bugira umwami wo gukora ubusa. Ntabwo iyo ari titire ipfa kwizana. Umuntu wese wiswe umwami aba afite inshingano runaka zifite igisobanuro agomba gukora, akagira n'ubutware ahabwa. Iyo Kristo aje kugushaka ngo akwinjize mu mukumbi we, akwinjize mu muryango mugari w'ubwoko bw'abami n'abatambyi, haba hari icyo aguhamagariye gukora, haba hari inshingano zisobanutse neza aguhamagariye gukora. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Iyo umuntu ataramenya ukuri ngo kube mu buzima bwe, akomeza kubaho nk'umuretwa wa Satani, agakora imirimo y'ubucakara n'uburetwa bwo kumvira inama mbi z'ibyaha, atazi ko hari uwamugize umwami, agakomeza kuba under the slavery life, kandi yaramaze gucungurwa kera. Can you stay with me and I tell you something? Reka nkwibutse iki. Bibiliya iravuga ngo kumvira Imana biruta ibitambo. Kumvira biruta ibitambo. Ndatekereza ko ari Bibiliya mu gitabo cya mbere cya Samweli, hafi igice cya 15 umurongo wa 20 no 23 hagati. Kubera iki? Ubuzima butarimo kumvira Imana buragorana cyane, kandi zimwe mu mpamvu zituma umuntu atumvira umutware we ni ukuba atamwemera. Sinzi nimba wanyu. Even the people who are still under pressure and the bondage of the world of darkness, they are not there because they want to. They are there because they are forced to be there.
abantu bariyo hariya twita ngo bari mu byaha, tubona bari mu isi y'umwijima bakora ibikorwa bitari ibya gikristo bitera, ntabwo bariyo kuko babishaka. Even though they are serving devil, they are not doing it intentionally. This is why the Bible says that Jesus decides to abandon his throne, agasiga ubwo butware, agasiga iryo kamba, and he knows that someone outside there is still suffering and he is doing a lot of things kubera ko yategetswe, yabikoze ku gitugu, ntabwo ari free will. Umukristo umenya agaciro ko kuba yarakuwe mu bubata bw'ibyaha, hari ukuntu atangira kwitwara, hari n'ukundi kuntu ahita atangira gutekereza bitandukanye. One of the dangerous things Satani ari gukora mu mubiri wa Kristo, mu bantu bizera Imana, ni ugutuma batamenya agaciro n'icyo bivuze mu kugira identity ikwita umukristo. Nigeze kuvuga iki kintu, we don't dare to just to have what I can call ownership. No. Our God does not give us ownership. He gives us access. Ntabwo Imana mu muryango wayo mugari w'ubwoko bw'abami n'abatambyi, ntabwo umugabane iduha ari ukuduha 8, kuko biravuga ngo umwana w'ikirara ngo yasabye ko bamuha 8 we ngo awutware. God doesn't work like that. Our God ntabwo ari Imana ituri payinga mu migabane no kuvuga ngo take your portion and leave me. No, ni Imana ikubwira ngo you have access in the kingdom. Ownership and the access in the kingdom, they are two different things. Kugira ububasha bwose, Imana kugira uburenganzira busesuye mu butunzi bwose buri mu bwami bw'Imana, bitandukanye no guhabwa umugabane umwe ngo ugende uwigengeho. Ntabwo Imana yacu iduha umugabane ngo itubwire ngo genda umugabane wawe nawuguhaye. No, iguhereza uburenganzira busesuye mu bwami bwayo. Umwana ni icyahabwa, ariko umukozi agira specific salary cyangwa wage according to the period of time n'ubwoko bw'akazi ari gukora. Ntabwo twebwe abizera Imana turi mu muryango w'Imana, ntabwo icyo turimo dukora ntabwo ari ukugira ngo Imana igire ikiduhemba runaka kiri specified, kiri aho ngaho kirangirana n'umugabane ushingiye ku ngano y'ibyo twakoze. No, Imana iduhereza uburenganzira busesuye muri kingdom. Nta hantu na hamwe uhejwe mu bwami bw'Imana. Iyo rero Kristo aretse akavuga ngo nsize ikamba, nsize icyubahiro, nsize abandanya, nsize ababimbaza, hari umuntu mbonye uri gukoreshwa iby'agahato, ntabwo aramenya ukuri, ngiye kumwiyereka nk'ukuri. Hari umuntu mbonye utarahumuka amaso, ntabwo arabona umucyo, ngiye kumwiyereka nk'umucyo. Hari umuntu mbonye utarafunguka amatwi, ngiye kumwiyereka nk'ijambo rizima. Hari umuntu mbonye utarabohoka ibitekerezo, ugifite strongholds zimuziritse, ngiye kumwiyereka nk'Imana ibohora, ngiye kumwiyereka muhereza ibitekerezo bishya. Imana ibikuzaniye umugabane usumba indi migabane. Hari ikintu kidasanzwe bije kukwereka kizatuma ubuzima bwawe buraninga, butaraningira kuri za desire wari ufite ziraho, ahubwo ku by'ubwami bw'Imana butanga. You know, the Bible says in the book of Psalms chapter 37 verse 4, "Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart." Ngo azaguhereza ibyo umutima wawe ukena. Ariko remember,
ntabwo Imana isubiza ishingiye ku marangamutima yacu. Icyo Bibiliya yita desire, umuntu wamaze kuba mushya muri Kristo Yesu, ibyari ibyifuzo bye bishingiye kuri kamere n'umubiri biranetralizwa cyangwa se birapfa. Ibyifuzo by'umubiri na kamere iyo wegereye Kristo. But the more you get close to Jesus, the more you look to be a sinner. And the more you know that you are a sinner, the more you try your best to seek for the mercy of the Lord, and the more you repent. Then uko wegera Kristo cyane niko urushaho kumenya no gusobanukirwa ko usanzwe uri umunyabyaha. Hanyuma uko urushaho kwemezwa ko uri umunyabyaha, urabizi indirimbo iravuga ngo numva sanyemeza ko mbuzimbaraga ngo nge sengiteka ntacyo nza muburana. Right? Iyo wemejwe ko uri umunyantege nke, uba ugeze ku itangiro ryo gushaka imbaraga. Nta muntu n'umwe muri twe ufite ubushobozi muri we bwa kamere bumwemeza ko ari umunyabyaha ngo yicuze. No, Umwuka Wera wenyine niwe wemeza umuntu ko ari umunyabyaha akihana. Watch this. Umurimo w'Umwuka Wera utangira gukora iyo Kristo yaje mbere. Can you hear me? Kristo niuza first of all agakora representation y'ubwami bw'Imana mu buryo buri clear. Hanyuma kukuba wumvishe ijambo, the Holy Spirit is there to start the implementation. Ezekiel ahanura aravuga ngo avugana nanjye, ngo akivugana nanjye umwuka we numva nyinjiyemo. Jambo iyo umwumvishe, iyo utegeye ijambo ry'Imana ugutwi, ako kanya haba hari cano ibonetse Mwuka Wera ari bwinjiriremo. Then uko wegera Kristo ni kurushaho kuba purified, kandi ukurushaho gutunganywa muri Kristo, kamere ibiri gupfa. That is why nimba ushaka kubaka ubuzima bwawe na Kristo Yesu, invest in the time you spend with Him. Umwanya umarana na Kristo ungana n'umurimo gukoramo. You cannot remain ordinary. The investment of time in prayer, it is very, very important. Sir, don't neglect it. Mubwire, ntabwo byizana. Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda. I congratulate them and I do appreciate them. Ngo ariko abanshakana umwete nibo bazambona. You cannot go there and just do your businesses only, and you don't pray, and then you expect to become a man of power. No, sir. No. You must pay a price. Let me stop here and we play. Sharama zeva dabo sharazunda dada brobodosh.
Iblensanda zedebe sharabo zanka dadabash. Duhishurire ubuntu bwawe bundi bushya mwami, kuko wemeye gusiga intebe yawe y'ubwiza kubw'impamvu ikwiye. We may not aware of it, but we pray kugira ngo duhishurire, nubwo twaba tutayizi, uyiduhishurire tuyimenye, tubashe kwitwara nk'abana b'ubwami, tubashe kuvuga nk'abana b'ubwami mwami. Niwe Mana yacu y'imbabazi n'ibambe ryinshi, awe twizereyemo, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.